Njye ndi inshuti y'abagabo ntago ndi inshuti y'abagore. None se mu binshuti gute baragutereta uwo guterese wese muraryamana? Cyane. Muryamana ukurikije iki? Ikofi. Ikofi uwo mugabo afite. Guhera kurangaye. Kwijana. Niyo make. Ariko ubaca make. Kuko ukuntu mbona ugaragara. Ese muri iki gihe amafaranga yebe ko yabuze. Ese dia. Muri iki gihe amafaranga yabuze. Reka mbanze mubwire. Tuvuze gutyo abantu bashobora guhita babyumva nabi. Tubivuze dutebya ariko ibi bintu ibyo uvuga uri seriye. Ese ntago ndi seriye. Ndavuga ibyo ntari seriye. None se ubwo ibyo ngibyo abantu ntibabyumva nko kwicuruza? None. Oya ntago ari byo. Nese mbivuge gute ko ariko kazi. Kazi kiki? Kubuzima. Kubuzima. Kushaka ubuzima. Yego. Ibintu ntago ari byiza ntago mbikunze. N'ubuzima umuntu agomba gushaka ubuzima. Hariya wacurizaga n'inyama nta nubwo nari nzi ko ukora ibintu byo kuba wacuruza umupuri byose. Nabonye nta bakiriya nyine byose bita mbijyamo. Ni diamond. Usohotse se ntabwo yakwirukanseho? Ntabwo yanyirukanseho. Ahubwo nagiye ntitira umva hagarara ku mumotari ndi gutitira ndavuga nti Imana aka ni akazi koko. Hari uwundi muntu twazanye hano ejo bundi atubwira ko aka kazi umuntu ahoriramo n'ibibazo byinshi. N'ibibazo byinshi. Icya mbere utubwiye ko amaso yatukuye, icya kabiri wari ugiye kuryamana n'igini, icya gatatu ni iki? Icya gatatu hari uwamfataho icyuma gutya mu ijosi. Akimfatiraho. Yanampaye n'amafaranga arambwira ati mpereza yansubiza. Kandi nari ndi mu nzu yenda yamusubiza. Yanakurongoye? Yanabikoze. Akazi ntago ari akazi. Yaramaje kurongora nk'amatura ngahe? 3. Kandi turi imwe muyibarira 25 harya? Ngiye turi imwe nyibarira 20. Reka nkubwire. Urugingo rwawe urumva wapfa kurongorwa n'umuntu ufite akantu ka aho ngaho ka. Oya, urugingo se urugingo. Bisa umuhungu wakoze intuza. Wagiye ku ngiye umuntu wo kwangana kose arampaza. Oya. Umurisho TV. Umurisho TV. Umurisho TV. Umurisho TV. Tuyikurikire turi benshi. Kinyamakuru cyiza kandi kizewe. Dore nanjye ndahari. Wow. Yes, reka nongere nkusoze kandi ngo ikaze ukunda kandi ugakurikira ibiganiro byo ku Murisho TV. Nizere ko aho uri umerewe neza cyane. Nitwa Karabukimana, ndagarutse ngarukanye n'umukobwa mwiza cyane. N'ubwa mbere ageze kuri yicano ariko si ubwa mbere dukoranye. Yitwa Diane Umurungi. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza tu. Derukana kera nkikora ku Kwezi Live TV. Kera cyane murararume batari bahafunga. Yego, umeze ute rero mu buzima busanzwe? Meze neza Karabo. Meze neza kabisa. Yes, reka rero wowe udukurikiye nkubwire ngo hano nkuko bikubwiye ni ku Murisho TV, icyo usabwa no gukora subscribe, wowe utarayikora kandi nawe yikoze Imana ikomeze igumugisha. Iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro cyiza, ukirebe kuva gitangiye kugeza gisoje kugira ngo ibintu bigende neza. Diane, ndimo ndakubona ku mbuga nkoranyambaga ariko si cyane, nkweruka mu biganiro cyane cyane usesengura uvuga byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro byo usesenguzwa bivuyemo? Ndabikora byose. Byose ndabikora yego. Undi mu ndakubona cyane mu bintu by'amakomedi. Na komedi ndazikora byose n'ibiganiro ndabikora byose. Byose. Ariko wabaye cyiza wa. Uri mwiza cyane. Ni imbaraga z'abatware. Imbaraga z'abatware. Cyangwa ni imbaraga z'umutware? Oya, mutware se ngira umwe, ngira abatware benshi. Imbaraga z'abatware. Mu gihe hari umuntu ugira umutware umwe akabasa neza gutyo, wowe noneho urasa neza. Ntabwo ngira umutware umwe ariko ngira abatware. Wifashira abatware benshi. Kuko ngiye mu bintu nkunda abagabo sinkunda abagore. Rero abatware bose n'abatware banje. Ukunda abagabo ariko mu buryo busanzwe ariko ntabwo ari uburyo bwo kuryamana nabo. Byose. Guhanga abagabo
urabakunda ariko kubakunda urukundo nuruganisha mu buriri abagabo njyewe nakubwiye ngo nkunda abagabo bose muri rusange abagabo bose ndabakunda kuko njyewe ndi wa muntu utajya ukunda igitsina gore njyewe nkunda abagabo ntabwo nkunda abagore njyewe ni gake cyane wambonana n'abagore mupfikisi ntabwo nkunda abagore ko numva ibintu bihinduye isura ntabwo nkunda abagore nkunda abagabo uri muri sigaye amavuta ko ndeba urimo urasa neza urayaga pepe ndayaga ni igikotoro yamaho hitito oya igikotoro ntabwo nisiga amavuta y'amazi mu maso urasa neza kandi buriya ngo umukobwa usa neza mu maso ngo ahandi ho haba haka wapi niko nsa ariko nisiga igikotoro ese ntabwo witukuje wapi ntabwo njya nitukuza ngewe nisiga amavuta y'igikotoro ya moviti kwitukuza ntabwo uzi ko ari bibisi ni ubwa mbere ni njye wa mbere ukubwiye ko uri mwiza bwiza ntabwo mbona njyewe mbona ndi ibisanzwe nta byiza mbona njyewe ndabona uri mwiza cyane n'abandi bantu mukurikiye iki kiganiro muze kubyandika uko mumubona muri komenti mbona ubwiza bwanjye ntabwo buturuka ku mavuta ko ntabwo nitukuza niko nsa ahubwo niko nsa mu buzima busanzwe njye nsanzwe ndi inzobe hari ukuntu abakobwa bajya bakunda kugira ikiganza gutya hari ukuntu wagihindukiza tukareba nuko nashyizeho tatuwaje kameramani nagerageza tatuwaje urayizi icyo isobanura se oya urayitubwira bugize gutyo tubanze turebe abanza kunzumingira icyo kiganza turebe ntabwo njya nitukuza mundebere uyu mukobwa ntabwo yitukuza we wapi ngaho rero iyo tatuwaje buretse tuyitwereke neza iyo tatuwaje isobanuye iki rero mperuka ntayiriho tatuwaje isobanuye urumuri rw'icyizere uru ni urumuri kuki rero we wayishyizeho njyewe iyi tatuwaje ifite ibintu byinshi nyibutsa ku buzima bwanjye tubwiremo nka bitatu batari igihe cyabyo se oya nta kibazo tatuwaje inyibutsa igihe naburiye mama wanjye iyi ngiyi ubona iyo ni impamvu ya mbere ya kabiri nyine numvishe nshaka kuyishyiraho numva nyine igomba kuba hano na hano nzashyiraho yego hehe iyo ni impamvu ya kabiri iya gatatu nyine mba numva nyine njyewe narakunze urumuri ku bantu batabizi mama wa Diane harya na papa bose bapfuye 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ariko uyu munsi Diane murabona ko yigiriye icyizere ariho narabyibushye narakuze abaye mukuru mbese ubuzima ndabona ko nsa neza nta kibazo asa neza nariyubatse none se Diane bitari ibanga ubundi uba ufite imyaka ingahe 32 uziko tungana none se ndagira ngo wenda ngusaba akantu gatoya kuko ngiye urimo urakubona hano abakobwa njya nkunda gutumira hano ubundi iyi televiziyo niyo ngiye kujya nzanaho abakobwa beza gusa ahantu hari umukobwa mwiza handi wari uzi ntaho ubu ntahakiriho ubu abakobwa beza mugiye kujya mubabona hano ku Murishyo TV ndagira ngo ngusabe akantu gatoya ndagira ngo uhaguruke gatoya kuko hari ukuntu barimo kukureba mu maso abantu bakajugumira ariko ntabwo bazi ukuntu uteye nk'igisabo oya naje niteguye guhaguruka barazambona mu gice cya kabiri wambabariye oya nuguhaguruka gatoya uragira utya uhaguruke gato wongere wicare oya mbabarire nzahaguruka ubutaha waturobesheje oya ndi kugira mu nda hanini hano reka tubirebe gashaka kunkamira kuri kamera urabona ureba hano turebe turn around reba ukuntu nabyibushye ariko reba ukuntu Imana igira neza ubundi umeruka narabyibushye cyangwa umeruka nkiri gatoya
ya urimo mperuka ukiri gatoya Diya, Mm. none se abo bagabo ko watubwiye ngo abagabo ngo uri inshuti y'abagabo bose, Njye ndi inshuti y'abagabo ntabwo ndi inshuti y'abagore none se mu inshuti gute baragutereta, uguterese wese muraryamana cyane. muryamana ukurikije iki? Ikofi. Ikofi uwo mugabo afite Mm. guhera kurangaye Kwijana. niyo make. Mm. Ariko ubu baca make Ni kuko make. ukuntu mbona ugaragara Ese muri iki gihe No- amafaranga yebeye ko yabuze ese Diya, muri iki gihe amafaranga reka mbanze yarabuze. mubwire, tuvuze gutyo abantu bashobora guhita babyumva nabi, Mm. tubivuze dutebya, ariko ibi bintu ibyo uvuga uri seriye. None se ntabwo ndi seriye ndavuga ibyo None ntari se ubwo seriye. ibyo ngibyo abantu ntibabyumva nko kwicuruza? None Oya ntabwo ari byo. none se mbivuge gute ko ariko kazi. Akazi k'iki? K'ubuzima. K'ubuzima. Gushaka ubuzima. Yego. Ibintu ntabwo ari byiza, ntabwo mbikunze. Ni ubuzima umuntu agomba gushaka ubuzima. Ese Diya wabuze igishoro ngo ibyo bintu bihagarike wishakishije ubuzima Igishoro ubundi se buryo. igishoro mu gihe kitaraboneka nyine ugomba no gutanga n'umupuri. None Ay, nka data. iyo ugize amahirwe ukabona uwuha uwo mupuri urawumuha akawukubita akakwishyura. Si byo se? Ndumva biteye ubwoba. Puri None se urawutanga Diya, ariko. ubu reka tuvuge ufite imyaka 32, watangiye gutanga umupuru ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. Nibwo watangiye kutanga. Bivuze ngo se mu bantu bose mwahuye ntawe urakuha igishoro ku buryo wabivamo? Sha ntawe pe. Ubwo amaherezo bizagenda Ahubwo amahirwe nagize nuko nta burwayi nakuyemo. oya, Aho ubundi gutanga umupuri ni ibintu bisanzwe mana. nta burwayi ufite. Ntabwo uburwayi mfite ni ubw'amaso. Reka nkubwire rero, iyi televiziyo ikurikiwe n'abantu benshi kandi bakomeye. Urumva? Yego, ibyo nkubwira ni ibya nyabyo, na nimero yawe uraza kuyitanga baraza kukuyamagarira. Uri kumva? Ahubwo icyo nagira ngo nkubaze ni amafaranga angahe? Sibyo? Kugira gute? Ni amafaranga angahe umuntu yaguha y'igishoro kugira ngo uve muri ubwo buzima bwo kwicuruza ujye mu buzima bwiza nk'ubw'abandi bakobwa, kuko urabona umukobwa mwiza uri imfura, ibi bintu ntabwo byagakwiye ubundi for me ku giti cyanjye. Ni amafaranga angahe? Yatekereze, abantu badukurikiye hano nabo baraza kukuyamagarira. Niko ndimo kukubaza, ni miliyoni zingahe? Ni nk'ibihumbi 200. 200 se warabibuze? Narabibuze shaka wowe ntago z'ubuzima akuze ukuntu ibintu byabuze byarahenze mwana. Ibaze ko ibirayi biri kugura 700. Ibirayi biri kugura 700. Hanyuma umupuri narawurije. Umupuri ugeze kuri angahe? Amake ni ibihumbi 100. Nuvuga ngo uko ibirayi bizamuka nawe urazamuka. Uko ibirayi bizamuka ngende uriza. Essence yazamuka nawe ukazamuka. Essence kandi nayo yarabanje guhenda. Essence yarahenze. Ariko nibyo koko ibintu uvuga maze igihe mbyumva n'abantu batandukanye. Byarahenze none se ikintu ngo cyitwa umupuri ngo kigeze ku rwego rukomeye narwo. Nimba isukari, nimba ibintu byose byo muri botike byazamutse, ufite umuntu atakuriza n'ibyo. Ibintu byose birurira. Mwese mwe muwuriza gute kandi mutarangura? Udasora. None ngiye kuvuga nk'uwavuze ngo ntibasora. Urasora se? None wese iyo wishyura umutekano ukishyura ibishingwe ntabwo uba uri gusora. Si amafaranga uba utanga. Uba wakuye he? Akuze amafaranga umuntu yishyura mu rugo rwe. Ibishingwe, umutekano. Amafaranga menshi cyane ntose wayakura. Udahize ngo. None Diya, reka manze nkubaze. Twari igihe bayaka amafaranga avuga se amafaranga no kumana. Mwese kankubaze. Gucuruza umupuri wabitangiye kubera izihe mpamvu? Wari uri mu iyihe situation? Uko byanga bikunda wari ufite imyaka 19 wari umaze gukura. Niki cyatumye wiyangaje kujya muri ibyo bintu? Ngewe rero ikintu cyatumye mbijyamo, njye nabuze ababyeyi ndi mutoya. Birumvikana ibyo ni ikibazo. Mbura umuryango. Mbona
mbona nta kundi kuntu nzabaho nisanga mbirimo. Ese nta kundi kuntu wari gushakisha? Nta kundi, sinigeze niga, nta kundi nari gushakisha ubuzima. Cyangwa n'ubu umuntu aguhaye igishoro ntacyo wayamaza, wavuga uti Oya, n'ubundi nta bwenge gucuruza bwo ko gukora nigeze ibintu. gucuruza, nigeze gucuruza. Uzi ubwenge kurya umuntu yagushingira iduka nigeze ukaricuruza? gucuruza inyama njyewe, ako ntabwo ubizi ni ncuruza inyama. Ndakuze rgano ntuzariye. Curuza inyama ntabwo ubizi? Ndakuzi uzicuruza. Yego yego, wari ukirimo uradusobanurira neza uburyo wacuruje inyama hano ku Kagugu. Nacuruje inyama ndahomba, covid ihita iza ndahomba, nibwo nahise njya muri ibyo ngibyo, mvuga nti reka nicururize ibindi. Yego. None se inyama warahombye, uhombeshejwe n'iki? Covid yaraje, ibintu byose biba ngombwa ko amafaranga abura. Noneho mpita mbireka, ndabyara, mpita bantera inda ndabyara, nisanga muri ubwo buzima nyine. None se umuntu waguteye inda, reka ako kantu nkakubaze, sibyo? Umuntu waguteye inda ni umwe mu bantu, reka nze gatoya. Icyo nagira ngo nkubaze, uwo mugabo wakubyaje nawe yaraje aje kukugura nk'abandi bose, birangira mubyaranye cyangwa mwarakundanye? Uriya mugabo twabyaranye yari inshuti yanjye, nawe yakoraga akazi ko gucuruza inyama, ariko nyine twari ndi umukiriya we, nkajya njya kumuhahira, turateretana, birangira tubyaranye inshuro ebyiri. Ese uriya niwe mwanabyaranye umwana wa mbere? Yego. Burya nabyaranye n'umuntu umwe, njye ntabwo nabyaranye n'abantu benshi. Yego. Yego. Gusa uko nkuzi njyewe hariya wacururizaga n'inyama, nta nubwo nari nzi ko ukora ibintu byo kuba wacuruza umupuri byose. Nabonye nta bakiriya nyine, byose bihita mbijyamo. Umupuri se buriya ubonamo amafaranga menshi? Ni makeya. Ni make. Yego di, uzi ko numvise ibintu bikomeye cyane, kuko uravuga uti umugabo tubana cyangwa se twabyaranye n'umwe, niwe twabyaranye abana bombi. Vuze ngo ku ruhande rwo kubyara witwaye neza, aho turagushimira cyane. Umugabo nabyaranye nawe n'umwe pe, nta wundi nigeze mbyarana nawe, nabyaye umugabo umwe gusa. Afite umugore? Ntabwo arashaka. Wese yakwishakiye aracyari muto cyane. Yakwishakiye mu kabana? Oya. Yakubwiye ko atakwemerera se? Ntabwo mbishaka gushaka umugabo. Kubera iki se utabishaka? Ntabwo igihe kiragera cyo gushaka umugabo pe. Ntabwo bindimo. Uzashaka ufite nk'imyaka ingahe? Njye ndumva ntabishaka gushaka. Njyewe umugabo nshaka sinzi ko namubona, kuko njyewe nkeneye umugabo udafite ababyeyi bose. Njye sinzashaka umugabo ufite ababyeyi, nzashaka umugabo udafite ababyeyi, ku buryo nyine tuzafashanya, kuko ntago mbese njye muri njye mba numva nashaka umugabo ufite ababyeyi. None se ubonye ufite ababyeyi yagukunze, mbonye ufite ababyeyi yankunze, byaterwa n'urukundo nkunda uko rumeze. Ntabwo nshaka kuza wenda ko iyo topic ariyo twizimbaho mu magambo, ariko birashoboka ko wenda mu buzima wagiye unyuramo bushaririye, wabonyemo amafaranga, ariko reka tujye ku ruhande rubi. Watubwiye yuko wanyuze mu buzima bushaririye, ababyeyi bawe barapfa, uyu munsi abagabo wagiye wakira batandukanye, utanakunze, ahubwo kubera ko wishakira imibereho, ntabwo ujya wumva ko biguteye nka depression? Ntayo nagira, kuko nibyo bintunze, ntabwo nayigira. Njyewe nambara ari uko nabonye abagabo, njye ari uko nabonye abagabo, gusa ubwo ntayo byantera. Nibyo bintunze, niko kazi kanjye. Niko kazi kanjye. None se Dia, bitari ibanga, tubwize ukuri, umaze kuryamana nk'abagabo bangahe niba atari ibanga? Bangahe? Abagabo ubwo nababara kuko
ntago nababara, ntago nzi umubare wabo. Barenze 100? Bararenga muri 300. Wavuze ko iyo zirenze 100 umuntu asara. Biterwa n'ibiyobyabwenge unywa. Ushobora kuryamana n'abagabo benshi unywa n'ibiyobyabwenge ugasara. Ariko njye ntago nta kiyobyabwenge mfata. Ntago ujyugwa n'inzoga? Reka. Njye ntago nywa inzoga. Nta nubwo nkunda akabari. N'ibyo nkora mbifite uko mfite ukuntu mbikora. Ntabwo muri rusange ntabwo wowe ubikorera ku karubanda. Reka. Nta n'umuntu wamenya ko ibyo bintu wenda nabikora. Aha, urumva ko ni umwanzuro wafashe bitewe wenda n'imibereho yawe uteganya kubivamo? Yewe mbonye igishoro nabivamo, ariko njye mbonye ubushobozi bwo kubivamo nabivamo. Batubwiye ko ubushobozi ushaka ari nk'ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Neza we tubivamo? Ibihumbi 200 nabivamo. Ubu umuntu ukuntu kano kazi kavuna. Kavuna gute se? Ubusura be nandeba neza. Mba naraye mu muhanda. Oya. Njye mba naraye za KBC. KBC urahazi? Hari ku muhanda wa KBC. Rero ubu niyo mpamvu ubona ndeba mfite ibitotsi. Ni ukuvuga ngo urara amajoro? Ndara amajoro pe. KBC buri umuntu ahanyuze ukuzi yakumenya cyane. Uratega rero? Mba ndi munsi ya cya kiraro cyo kuri KBC. Hara kwa Rasta niho mba ndi. Uratega se? Nese iyo urimo uratega utega gute? Ndahagarara nyine umuntu yambona ari afite imodoka agaparika. Akakubwira ati bite? Ambwira ati tujyane. Nta kintu cyambabaje nko kuntu nigeze kujyana n'umuntu nsanga ni igini. Byagenze bite? Najyanye n'umuntu nsanga ni igini mwana. Yafashe akaguru akavana nk'akajyana nk'ariya acana itara. Atavuye ku buriri. Koko utabeshye? Shano kuri kw'Imana. Nasohotse ngiye kunyara. Mpeta niruka. Mwari mwaryamanye? Hapi twe tutarabikora turi kwiyambura. Ariko nyine mbona atangiye guhinduka, mbona ijisho n'umutuku, mbona ndavuga nti Mana yanjye mpuye n'umva gusera. Ubwo byabereye hagana he? Byabereye mu Rugunga, hariya muri kuri Serike ukomeje. Kire rwose nsanga ni Diamond. Usohotse se ntabwo yakwirukanseho? Ntabwo yanyirukanseho. Ahubwo nagiye ntitira, umva hagarara ku mumotari ndi gutitira. Ndavuga nti Mana aka ni akazi koko. Hari uwundi muntu twazanye hano ejo bundi atubwira ko aka kazi umuntu ahuriramo n'ibibazo byinshi. N'ibibazo byinshi. Icya mbere utubwiye ko amaso yatukuye, icya kabiri wari ugiye kuryamana n'igini, icya gatatu ni iki? Icya gatatu hari uwamfatayeho icyuma gutya mu ijosi. Akimfatiraho. Yanampaye n'amafaranga arambwira ati mpereza yansubiza. Kandi nari ndi mu nzu yenda yamusubiza. Yanakurongoye? Yanabikoze. Akazi ntago ari akazi. Yaramaje kurongora nk'amatura ngahe? 3. Kandi turi imwe muyibarira 25 harya? Njye turi imwe nyibarira 20. 20. Ubwo iyo mubaze wibara ngo wenda ngo byagenze gute, njye ndi kukubwira ibyago biba muri aka kazi. Yego, yagufateho icyuma. Ibyago bibamo, ushobora kujyana n'umugabo akagufatiraho icyuma mu nzu. Yararanjeje no kukwishyura. Sibyo? Nimba baba bazi ko batari abantu, simbizi. None se mwari mupfuye iki? Nyine yaramaze gukunda, so uyu mugabo amaze kurangiza. Aba yumva iteka amafaranga yaguhaye yagusubiza. Sibyo? Aba yumva wayamusubiza? Aba yumva yagusubiza. Iyo uri mu nzu y'umugabo, nk'ubu umukobwa ujya mu nzu z'umugabo, bose mujye mureba ahandi mujya. Kujya mu nzu z'abagabo ni bibi. Nta kindi kintu cy'igitendo wahuriyemo nacyo kibi? Igitendo se ibitendo ni byinshi. Nta wigeza kwambura? Ibitendo ni byinshi nuko ntashaka kubivuga. Hari uwanjyanye zanduba hejuru. Urumva? Noneho yanga ko dukoresha agakingirizo, ahita ambwira ngo soka utahe nta n'itike. N'amaguru n'ambiribiri n'amaguru. Mbiribiri rwose. Mbese ntabwo ujya wemera agakingirizo? Ntabwo ujya wemera ko umuntu wakurongora nta gakingirizo?
ntago wayishyiramo. Ambara agakingirizo nimba utagafite wumva imbere. Agaciye. Sinjya nkorera aho ngewe. Agaciye utabizi. Agaca se nabaneka reka. Wapi. Ndumva ari danje kabisa. Ni danje. None Dia, ibi bintu kuri umukobwa mwiza kutabura umugabo kandi mwiza usobanutse ufite nayo mamodoka n'iki wabivuyemo? Ntabwo wabura umugabo mwiza. None se naramubonye. Naramubonye umugabo. Ngase mundangire. Singaba se bari hano barimo kureba. Ntimugashinyagure. Nge nta mugabo mfite. Umubonye se ubu waba umugore mu rugo ukitonda. Ngaho mundangire se. Ntabwo wazajya umuca inyuma. Mundangire, muca inyuma se naba nariye nashaje ikibi n'inzara mwana. Nese Dia. Ikibi n'inzara. Inzara niyo use naba nabonye umugabo nariye nanyweye, nabonye gikotoro yo kwisiga, nanyweye ayo mata, ngiye nkunda amata pe. Sibyo? Kandi si ubwa mbere mbikubwiye. Ngiye nikundira amata, ngiye mfite amata, nkaba nifite ibitoki n'inyama, ibyo nibyo biryo byanjye. Numva sawa. Ngicyo ndimo ndibaza. Uyu mugabo akuzanye mu rugo, ubu yazajya guhaza? Atampaza se. Aguhagije ate ko wamenyereye ngo abantu benshi? Ayampaza. Mbese ubu nko ku munsi uryamana n'abagabo bangahe? Ngewe se? Ku munsi ndyamana n'abagabo bangahe se urabona ndyamana n'abagabo bangahe? Ndabizi se, wegerageza umbwire. Iyo nababonye. Akosha hari igihe babura. Uye babonetse, barumbutse ni nk'aba. Abagabo barabuze mwana. Barumbutse ni nk'abangahe rero? Nka 4. Ku munsi? Ku munsi. Ubu mwakora nk'uduturu tungahe? Mwakora nk'uduturu tungahe? 2. Cyajyanye se kutari kwinjiza. Ese Dia. Hindura intoboro yararonje ureba handi hantu kiri. Niko. Nushaka ucomokora iyo yanjye ntacyo. Ucomeka ngaho. Icyo ndimo ndakubaza. Urumva ibyo bintu birakaze. Diane, urumva urugingo baba batararwangije? Reka nkubwire. Urugingo rwawe urumva wapfa kurongorwa n'umuntu ufite akantu ka aho ngaho ka. Oya, urugingo se urugingo. Bisa umuhungu wakoze intuza. Wagiye ku ngewe umuntu wo kwangana kose arampaza. Oya. Ntabwo ndeba ni gato ni kanini. Nicyo ugiye kuvuga ahita wikanga. Ntacyo. Dia kandi hari igihe ushaka kuvuga ibindi bintu nkabona wikanze. Oya ntacyo nangiye kuvuga. Ya, rero ndumva ikiganiro tugiranye abantu bari bagukumbuye Diane, gira ijambo ubwira abafana bawe. Abafana banje mu nkundi mujye mundeba. Munandebe cyane nyine ariko munandangire n'abagabo dore abagabo baranabuze. Bagushoreye se bakareka kukurangira abagabo? Cyangwa se munantwerere. Baguha igishoro? Munami igishoro. Nkeneye igishoro cy'amafaranga make cyane 200,000. Dia turimo turagana ku musozo. Ariko first iki kiganiro kirebwe n'abantu bari hejuru y'imyaka 18. Abari munsi y'imyaka 18 ntimwirwe mukireba. Ako kantu uzakankirire muri intro kugira ngo abantu babyumve. Icyo ngira ngo nkubaze tugana ku musozo. Abagabo ukunda kwakira ni ubuhe buryo nihe postere ubona bakunda iyo muri mu gikorwa cy'abantu? Yewe reka nkubwire ibintu nkunda. Ngiye nkunda postere y'inyuma. Inyuma burakararyoha kandi akinyuma iyo ugahaye umugabo arishima. Burya ko hari ahantu aba ari kugeza. Hari ahantu aba ari kugeza mindani n'imbere hagati y'umura. Akinyuma kararyoha abantu. Ngiye niko nkunda. Oya. Udakunda nta kintu cy'umumarira cyane. Aha noneho abagabo akinyuma ngiye ngahereza umuntu nkunda. Numva nkunda ariko none gukunda nago nkaguha. Ubwo nyine abo wahaye imbere ubwo babyumve ko ntiwari ubitayeho. Akinyuma ndagakunda. Niyo mpamvu nazanye ibicece. Ndagakunda cyane. Yego. Icyo ndimo ndakubaza. Abagabo bo bakunda iki yihe postere cyane? Abagabo se uko bahaye kose ko ariko bakira apfa kuba bari burangize.
wowe ukunda iyihe se? Njye ntabyo nzi. Ntabyo uzi, uri kumbaza ibyo nkunda, njye nakubwiye ko nkunda ko inyuma wowe ukunda iyihe? Njye rega uri umutumirwa wanjye. Uri umutumirwa wanjye. Nyine nanjye ndakubaza wowe ukunda iyihe? Njyewe se ahubwo akandi kantu ngiye kukubaza, hari nk'abagabo bakunda kuza akabwira nk'umukobwa, ari byo njya numva bavuga ngo ni ibintu ngo byo kugira gute ngo konka ngo niki. Nta bagabo bajya baza ngo niba yakwemereye 100 akongereho ibindi 100 agukoresha ibindi bintu. Kuyonka kara ni akazi k'umugore rega, kuko iyo inkoresha ari iyawe urayonka n'ubundi usa nk'uyoza. Iyo utayogeje mu buryo bwo kuyishyiramo hano imbere uyoza mu kanwa. Ujye ubikora? Nabikora, ako nakubwiye ngo mbikorera umuntu nkunda. Ikiganiro niko ye ndumva ibintu bitoroshye Diane. None rero ngo babyita kuyoza. Iyo utayogeje hano uyoza mu kanwa. Njye muza rero nzibogereze bakarabiriza. Ibi bintu ko numva biteye ubwoba. Biteye ubwoba by'ikisi? Nta bwoba. Mbese ibyo bintu ntibibaho, si bibaho. Abantu mudukurikiye iki kiganiro, umuntu udafite imyaka 18 uri munsi y'imyaka 18, ubwo so uwo mwana we yaba afite telefone ayimaze iki? Yego, mbanje kubiseguraho. Ayimaze iki? Kigomba kurebwa n'abantu bakuru. Hari umuntu ushobora kuza akubwira ati njyewe mbere yuko turyamana abanza umbwire niba waraciye imyeyo. We bimeze biti? Fasha, gusa ubwo nabanganye ko ntarabikora. Kandi niyo haba harangaye pfa kuburi burangize. Kuburi burangize. Niyo yaba harangaye ariko pfa kuburi burangize. Reka? None se Dia, wowe rero reka tujye ku ruhande rwawe tugana ku musozo. Ukunda abahungu bameze bate iyo muri kiriya gikora? Iyo ugize amahirwe ukabona nk'uje kukugura n'umuhungu wenda usa nk'uwo wifuza cyangwa ushaka, ni nk'umuhungu umeze ute? Njye nkunda umuhungu uhumura, nkunda umuhungu ufite akazi, nkakunda umuhungu usenga. Kuko nanjye njya gusenga buriya isabato. Akunda umuhungu abantu utanuka inkweto, aba bahungu banuka inkweto, usaba umuhungu akuramo umwuka ugahita ukwica. Cyangwa akanutsa na boxer siginuka, cyeka ari amasohora atoze, yarangije ntayoze niyoga. Ako iyo woze nta kibazo, boxer ntinuka nk'inkweto. Inkweto ziranuka. Yego. Urumva? Inkweto ziranuka. Ariko umuntu aza kugusura agakuramo inkweto, ukumva umwuka w'inkweto, ukumva nta satima wagira, ukumva isurangiza utanabikoze. Uyu mukameramani yitwa Dr. Tusi, noneho yacecetse. Ubundi yajyaga yumva ibiganiro akagira amayida mpereza, ariko noneho yacecetse. Oya, umuntu nutse inkweto rwose Imana sinzi. Njye nigeze kambabwira akantu, baganiriza akantu kamwe. Nigeze kuva mu rugo njya i Remera. Iyo hoteli sinyivuga kuko twaba tubamamariza, sibyo? Ndagenda njya kureba umuntu muri shambure, nsanga inkweto ziranuka, nafunguye icyumba mpita nsubirayo. Nahise mubwira nti rero barampamagaye, umwana ararize kandi nta n'umwana icyo gihe nta mwana nari mfite. Namubwira nti rwose biranze, biranze pe. Urumva? Ndavuga se koko umuntu unutse inkweto ari umukire wakodesheje hoteli y'amadolari anutse inkweto ati ni ikibazo? None se Dia, mu bantu bose waryamanye nabo nta muntu w'umuzungu mwari mwaryamana? Ntawe ndabona umuzungu. Ariko abandi bo muri Afurika mwaryamanye wenda nk'abarundi? Ni online. Online urakora? Muri Afurika, abo muri Amerika ni online. Njyewe nkora na online. Na delivery ndayikora. Ubigenza ute? Uri murakora online? Mfite uko mbigenza, wimenera amabanga. Uko mbigenza online. Bakuba wishyura kandi kwishyura n'imbere. Diane, turimo turasoza iki kiganiro. Ibyo wavuze ubivuze ku giti cyawe nka Diane, sibyo?
watanze ibitekerezo byawe, ibyo wanavuze wabivuze nka Diane. none wagize ngo mbivuze nkande? Ni nka Diane. Siko bimeze. So turimo turagana ku musozo, kandi ntekereza yuko ikiganiro abantu cyabashimishije cyane, muze no kugisharinga. Ndagira ngo rero Diane, mbere yuko tumurekura, abanze atuzingurira icyo bita nimero ya telefone, ariko noneho twavuga ngo Diane twamwifuriza kwihana. Kwihana ariko nihana gute nshonje? Ndabanza mpage hako kwihana. Ako karareka nkubwira. Ongera nimero yawe yiyandikiremo neza. Uragira ngo nzaje uzaje kumbwira ngo ngiye kwihana ejo nsubire mu byaha? Ariko uzihana. Mbere yo kwihana nzabanza mpage. Ntago ndi bari abaje kibajya kwihana, bamara babona babuza yo kwishura inzu bagahita basubira mu burayi. Ngewe cyo nakubwira, ibi bintu uzabivemo. Ibyo bintu se? Bino bintu rero ntago ari byiza. Ubivamo se? Nzabivamo ariko. Abantu rero mukeneye kuba mwavugisha Diane, ukeneye kumutera inkunga cyangwa se kumushorera, ukamubwira uti n'intunga y'amasengesho nayo rega ibikenewe, ukamubwira uti Diane uri inshuti yanjye, ndakwemera, nemera ibintu ukora, cyangwa se ndifuza kukugira inama. Diane mugira inama, ariko nanone ntumutererane, nanone umutererane uramo password hano, ntumutererane. Ngiye kuguha nimero ya Diane, ushobora kumugira inama, ushobora kumusengera, ushobora kuba wamutera inkunga, ariko ikintu akeneye cyane cyane ni igishoro. Umuhaye igishoro byaba byiza, kandi ndatekereza ko iki kiganiro agiye kugikoramo igishoro mu izina rya Yesu. Nukuramo igishoro uhita uva muri ibi bintu, sibyo? Imana ishobora no kuyamanura yakuye mu kirere, ikahita yaguhereza ikagwa nka miliyoni 2 cyangwa 3, ugahita ugatungana. 07 nkeneye n'umugabo, kandi maze gukura. Ukeneye umugabo? Maze gukura, nkeneye n'umugabo wo kubana nawe, kandi ufite amafaranga nk'uriya wa Nyambo. Nkeneye umugabo ufite amafaranga nk'uriya wa Nyambo rwose. Nkeneye umudiaspora nanjye. Oya. Ukeneye umudiaspora nk'uwa Nyambo? Nanjye nkeneye umudiaspora. Nkeneye ibyishimo mwabagabo, nkeneye kwishima bose, munshimishe, munshake nanjye mungire umugore. Maze gusaza. Yego. Reka nze mbahe nimero ya Diane. Diane, ongera nkugoreho gato mbabarira. Telefone yawe yananiye, irimo kuzikuramo kubera iki? Ongera usinkiremo gato turebe. Ba wandika nimero ya Diane ni 0780 kwakomeje 5 12 14 1 0780 05 12 14 1. Ndaza no kwishyira munsi aho ngaho muri comment kugira ngo muze kwibona, ariko impamvu nyibahaye si ikindi. Ndashaka abantu b'imfura baza kumugira inama, simuzanye hano promoting ibyo akora, ahubwo muzanye kugira ngo tuganire, tumenye lifestyle ye abamo, n'abantu mufite icyo mumufasha mumufashe. Nimukumve ko umuntu uzajya uzana azajya yifata ngo areke kuvuga ubuzima bayemo. Reka azavuga ibyo yaciyemo cyangwa se n'ibyo arimo aracamo. Abantu mufite umutima wo gufasha mumufashe, mujye mureka kuvuga ngo tujye turika kuzana abantu ngo bavuge ngo ibyabo kuri kamera. Ubabaye indwara, ushaka gukira indwara arayirata, sibyo Diane? Ndumva ikindi, no judge me, no judge her, no judging Diane. Ibindi oya, mbere yo kujudginga umuntu, ari abantu bajudginga umuntu muri comment ngo dore ukuntu hasi, mujye mubanza mumenye ubuzima bayemo, mubone kujudginga umuntu. Yes, sibyo? Hari ukuntu abantu bajya muri comment bagatukana, bakinjira mu buzima bw'umuntu, ngo urumva, ugasanga bazanye imvugo mbi. Mujye mubanza mumenye ukuntu umuntu abayeho, mumenye ubuzima bwe, mubone kumujudginga. Yego, cyangwa se munamufasha ubwo buzima buve. Voilà. Diplomate yaririmbye ngo utakuzamuriye ipantaro, utakuzamuye ntakababazwe n'ipantaro utazamuye. Utagize icyo akumariye nta n'ijambo afite ku buzima bwawe. Saba rero turabashimiye cyane. Diane, wakoze kuza mu kiganiro. Urakoze cyane. Reka nawe tugushimire rero, Imana ikurinde we wadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje. Jye nari Karabuka Imana, imbere yanyu mwarebaga Umurungi Diane. Ibindi Imana ibaho umugisha nakagaruka.